yamaze kumena amakamyo y'abasirikare. Ndaje ndaza kubabwira neza bya nyabyo ubwino mubahe aho M23 yamennye amakamyo yuzuye abasirikare za Nyangezi, yamaze kumena amakamyo buzuye aho ngaho kuri ku muhanda winjira muri Uvira yamaze kumena amakamyo yuzuye abasirikare. Mu gahunda no gufata pinga, urumva gahunda no gufata pinga yamaze kumena amakamyo. Abacancuro nabo bamaze kuzenguruka, amacancuro bamaze kuzenguruka ibice byose birimo M23. Urumva ko ntabwo byoroshye. Abacancuro bamaze kuzenguruka ibice byose birimo M23 nayo ikugaragaza ko yamaze kuzenguruka ibice byose abacancuro barimo. Urumva ntabwo byoroshye cyane habe na gato cyane. Urumva n'amakamyo M23 imennye y'abasirikare buzuye mu bice byose bitandukanye bigize urugamba hose, ndetse ngo gahunda bambare gufata Uvira kuko ngo bamaze kubona ko nta kintu kimwe biri buze gutanga. Gusa urumva byoroshye cyane, ntabwo byoroshye. Barabizi ko ibyo basinye hariya ibyo bavuze duha muri Katari bitari bukundi kuko ibimenyetso birabigaragaza. Bafashe rero umwanzuro. Yego, reka nongere mbasuhuze nanone kandi ndagarutse bakunzi baruka Empire News, na nkuko nabasezeranyije nta mpamvu yo gutindamo. Nababwiye ko ndibugende baha akantu kandi kibiri kubera iduha muri Katari ndetse n'imyanzuro yaho, ariko kandi nje ku ngingo ebyiri. Ni ya minota yacu itarenze 10 nkuko nabasezeranyije, nta byo kugira muri 20 cyakoze wenda mu kiganiro cya saa 7 nibwo ndibuze kubaha mu byukuri amakuru y'iminota wenda myinshi, wenda nka 20 n'ingahe, ariko muri kano kanyaho munyemerere ngaruke kandi mbabwire uko gahunda zihagaze. Amakuru namenye rero mu kanya katambutse nibwo nababwiye ibintu umutwe nyeshyamba wa M23 wasabye leta ya Kinshasa. Mu byukuri byanatunguye uriya mwami wa Katari. Mu byukuri leta ya Kinshasa igatitira Kisekedi akavuga ati ibi ni biki biri kuba, ati ntibisanzwe mu byukuri. Ariko kandi noneho nje mbazaniye ese noneho byo kandi ni biki leta ya Kinshasa yasabye umutwe nyeshyamba wa M23 kugira ngo nyine no balance bumvikane. Nikuvuga ngo mukanya katambutse nababwiraga ko buryo M23 yasabye mu byukuri gufata sida Kivu zombi bakazihuza barangiza bakazikoramo Kivu imwe ikayoborwa na M23 bikaba igihugu kimwe, ubundi mu byukuri bikaba bakakiyobora imyaka 8. Nyina abandi bagiye bavuga ngo gukuraho ubudahangarwa ngo kuri ngo kubayobozi sorry nako gukuraho impapuro zifata bafunzwe abashyizweho abanyine bari bagiye bakatira nk'ababiri ngoma bamakenga n'abandi ngo kubikuraho byinshi nyine bagiye basaba. Ariko ubundi ikintu cya mbere cy'ingenzi kurusha ibindi byose ni ukuvuga ati ikintu cyari nyine M23 yari yasabye nuko mureka Kivu ikaba imwe ndetse ikaba igihugu kigenga tukakiyobora imyaka 8. Aho ngaho nta bindi genda ajya kurezaho, ni byinshi bavuze ibintu bigera nko ku 10, ariko kimwe cyo nicyo cy'ingenzi. Hanyuma rero leta ya Kinshasa nayo iravuga ati rero nimba ari byo musabye, ibyo ngibyo musabye, Kisekedi nawe ati nanjye ntabwo ndibuze gutuza. Ahita abwira baratangaza bati natwe ikintu dushaka nuko muva ku butaka mukarekura ibice byose mwafashe. Anote kuva ku butaka nuko murekure, ikintu tubasaba nuko murekura ibice byose mwafashe, ubundi tukabona kumvikana. Ati nuko murekura ibice byose mwafashe mukava Igoma, mukarekura Bukavu, mukarekura nyine ntabwo ndibuza kuvuga ibintu byose, nukurekura Nord Kivu yose mwafashe, mukarekura Rubaya na Zangungu, mukarekura ibice byose mukabivamo, ubundi natwe tukagira tukumvikana. Ubundi natwe tukumvikana tukabona gufata iyo myanzuro, twabona kuba icyo mushaka. Ariko mwumvishe ukuntu ari kurabishyira myanya magambo ntibishoboka. Ati rero M23 yanarengeje aravuga ati nimutemera kuduha ibyo twifuza twebwe dushaka, gahunda ni Kinshasa. Ukandira katebwa bakisekedi ati gahunda twe turagarukira Kinshasa. Ako kantu nanjye ariko nakibajijeho Uvira byakoze. Urabona ingabo bazizanye 60 kuva ku 60 ugakurikira abacancuro bari hariya. Sadek yamaze kuzenguruka agiye mu gihugu cy'u Burundi, FDNB zamanutse zije kwisubiza Goma na Bukavu ndetse n'intwaro karabutaka. Leta Kinshasa iri kugaba kuri M23 ku rwego rukomeye cyane. Abagabo bavugiye muri Katari ati birwa ni mutabiduka ati Kinshasa. Ariko baza abarimo no gukanga ajya kabana banza kandi ko gusetsa ariko bajya banze ko guseka ariko bajya banze.
ntabwo mwe mubyumva muri M23 ni yakanga kanze ntihari harimo akari ko gukanga kanga gusa cyakoze ifite ikivugiraho ishobora kuba ifite ikintu ivugiraho cyatari ishobora kuba ifite ikintu ivugiraho hati kwego ibyo mutabikora gahunda ni Kinshasa rero n'ikindi kintu M23 asibye gikomeye cyane yasabye ikindi kintu gikomeye cyo kuvuga ngo ikindi kirenzeho wowe Tshisekedi n'umuryango wawe ntitubashaka ku butaka bwa Kongo mu Bubiligi ati kandi ikindi ntabwo dushaka umugabo bitandukanye na Tshisekedi Chilombo ku butaka bwa Kongo ntituramushaka yamaze kuvagiye mu Bubiligi ikintu ibyo byita mission impossible mission impossible nicyo kigaragara iyo ni mission impossible kabisa mission impossible hanyuma rero hanyuma leta Kinshasa iravuga ati kujya twumvikana ibyo muri gushaka nimba bishaka twumvikana nimufate ibice byose mwari murimo mubirekure mubivemo ubundi tuye twakubaza ibyo mushaka none se gute babivamo kandi bakeneye kubiyobora imyaka 8 no kugira ngo bibe igihugu kimwe nese bivamo birabe igihugu kimwe bivuze ngo ibi byakongera kwisubiramo nkuko bari kuyobora kare none kuyisubiza bakaba bari gukutana byanze ntako batagize byanze pe byanze ibyo rero nibyo leta Kinshasa yasabye ko mugomba kubirekura ibice byose tukajya twakumvikana M23 ati hubwo sibyo no kubirekura ahubwo mu byo dushaka na Tshisekedi agomba kuvaho hanyuma rero munyemerera none ikirenze kuri ibyo cyanankanzemo umugabo wita Donald Trump yategetse ko ibintu byose M23 yasabye idoha ngo ku itariki 15 bigomba kuba byashyizwe mu gaciro babisinyiye ahangaha duhita tubona ko Donald Trump yahise ajya ku ruhande rwa M23 niko duhita tubona ya minota yanjye ntuze kuncika ikigaragara cyo Donald Trump yahise ajya ku ruhande rwa M23 aya ni amakuru ndi kubabwira mutapfa gusanga ahandi ngo bayabahereze ari imbumbe gutya niko nangiye nahisemo kujya njye makubita amakuru mvangavangamo reka mbahaya ngaya ndaza mbahina yandi ntaho ngenda hari so Donald Trump rero mu byukuri mu kanya yabitangaje avuga ati ibintu byose M23 yasabye ku itariki 15 byose bize kuba byamaze kuba bisinywa mu byukuri ku rupapuro bisinywa mbibona ahangaha muri White House mbibona neza 5-5 ati kuko nyera shaka igikombe cy'umwami ndashaka igikombe cy'umuntu hagaruye amahoro ahangaha mu biyaga mu karere ka Afrika ngo ni ngewe kabisa so rero namakuru mbazaniye urumva ko ibintu leta Kinshasa yasabye birakaze ntago ari ibyo ntibishoboka ibintu byo ntago navuga ko bishoboka biragoye hanyuma rero nubwo bimeze bityo ariko kandi abandi nabo bakaba bamanukanye n'intwaro hakurya hariya bakaba bari bamanukanye n'intwaro nta mikino bafite leta Kinshasa iyo mu gihe ibingi biri kuvugwa kuko yari ko bidashoboka iyo ikabikomeje kumanura ibifaro mu gihugu cy'u Burundi bakubari kugumya kubamenayo kuko niho hantu horoshye hari gukura intwaro bahita bazizana nga muri Uvira mu rugamba mu kanya mu masaha ya 7 nibwo ndibugaruka rero mbaha makuru agezweho muri rusange mbaha makuru arambuye asesenguye yo imbere ku mirongo y'urugamba nahaya ngaya yo nane kuza ngo mbazanire imwe mu myanzuro yidoha ntago nshaka kuza kongera kuyigarukaho nango wenda twaza kwisesengura na wenda dufite umutumirwa ariko muri kano kanya iki gihari cyo nuko ibyo byategetswe ari ibyo nyibyo ko M23 yasabye ko igomba kuyobora iyo myaka 8 ndetse Kivu zose ikazihuza bagakuramo abasirikare ariko leta Kinshasa iravuga ati niba mushaka ko ibyo tubyumvikana tukabahereza ibyo mushaka mubanze mure kuri bice mwafashe ubundi tubone kumvikana ubundi tubone gukurikiza ibyo mutubwira aho ngaho rero basa nkaho wagira ngo bari kuyobora cyangwa basa nkaho wagira ngo bari kubwira umwana w'imyaka 15 ngo rekura ibindi ntago mbizi gusa icyo mugomba kumenya cyo ni icyo ngicyo ariko mu gihe bikimeze gutyo cyangwa se mu gihe bihagaze gutyo mu byukuri mu gihe bikimeze gutyo ahandi ubundi urugamba rwo
urwo rumeze nabi muri Uvira. Ingabo z'Uburundi zikomeje kurira mu by'ukuri kumenwa mu by'ukuri, kandi M23 nayo yamaze kumena yatitiyo za Nyangezi, yamaze kumena amakamyo y'abasirikare. Ndaje ndaza kubabwira neza bya nyabyo ubwino mubahe aho M23 yamennye amakamyo yuzuye abasirikare za Nyangezi, yamaze kumena amakamyo buzuye aho ngaho kuri ku muhanda winjira muri Uvira, yamaze kumena amakamyo yuzuye abasirikare. Mu gahunda no gufata pinga, urumva gahunda no gufata pinga, yamaze kumena amakamyo. Abacancuro nabo bamaze kuzenguruka, amacancuro bamaze kuzenguruka ibice byose birimo M23. Urumva ko ntabwo byoroshye. Abacancuro bamaze kuzenguruka ibice byose birimo M23 nayo ikugaragaza ko yamaze kuzenguruka ibice byose abacancuro barimo. Urumva ntabwo byoroshye cyane habe na gato cyane. Urumva n'amakamyo M23 imennye y'abasirikare buzuye mu bice byose bitandukanye bigize urugamba hose, ndetse ngo gahunda bambare gufata Uvira kuko ngo bamaze kubona ko nta kintu kimwe biri buze gutanga. Gusa urumva byoroshye cyane, ntabwo byoroshye. Barabizi ko ibyo basinye hariya, ibyo bavuze duha muri Katari bitari bukundi, kuko ibimenyetso birabigaragaza. Bafashe rero umwanzuro wo kwatakana. Bivuze ngo leta Kinshasa ifashe umwanzuro wo kwataka M23, ndetse n'umutwe w'ishyamba wa 23 ufashe umwanzuro wo kwataka FARDC muri rusange. Urumva ngo ni urugamba ku rugamba, isasu ku isasu, ahanga mu mujyi wa Uvira, Walikale ndetse na Kisangani. Bivuze ngo Uvira, Walikale ndetse na Kisangani mu buryo cyangwa ubundi. Reka mbashimire rero, ni mukanya makuru yacu arambuye saa 7. Bye bye.